Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakiye urukumbi y'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Amakuru atugezeho nonaha ni amakuru aturutse mu karere ka Nyagatare, naho umugore yashatse gushuka abapolisi gusa nabo asanga bari maso bahita bamuta muri yombi. Mbese uyu mugore yaba yakoze iki cyatumye atabwa muri yombi na polisi y'u Rwanda? Mbese polisi nyuma yo guta muri yombi uyu mugore yaba yatangaje iki? Ese uyu mugore yaba ari uwo mu kahe gace ko muri kano karere ka Nyagatare? Ese yaba yarakoze iki? Ese yaba yarashatse guha iki polisi y'u Rwanda? Ibi byose ni ibikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyo tugusaba nuko wadutera inkunga ukareba munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tukuvira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru akomeje kugarukwaho na benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Umugore ukomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ni umugore washatse guha abapolisi ruswa y'amafaranga ibihumbi birenga 100 kugira ngo imukemurire ikibazo, ariko abapolisi bahise bamwamaganira kure. Ibi rero byabaye ku mugore wo mu karere ka Nyagatare, aho yafatiwe mu bucuruzi butemewe burimo amashashe na kanyanga yakoreraga mu murenge wa Rwemasha mu karere ka Nyagatare, aho yashatse guha abapolisi ruswa y'ibihumbi birenga 100 ngo bamukingire ikibaba, bahita bamuta muri yombi. Uyu mugore yafatiwe mu kagari ka Bishenyi mu murenge wa Rwemasha mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 6 Nzeri 2024, aho yasanganywe amashashi ibihumbi 160 yari yinjirijwe mu gihugu n'abasore babiri ndetse na litiro 15 z'ikiyobyabwenge cya kanyanga. Iyi nkuru yemejwe n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Twizeyimana, aho yavuze ko habanje gufatwa abo basore, uriya mugore afatwa nyuma agerageza gutanga ruswa ngo abagomborane n'ibyo bari bafatanwe. Uyu muvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Twizeyimana mu magambo ye ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru yagize ati: polisi yari ifite amakuru ko hari abantu bazwi ku izina ry'abafutuzi banyura muri kariya gace bazanye ibicuruzwa bitemewe gucururizwa mu Rwanda babikuye mu gihugu cya Uganda. Niko kujya kuhategera hafatirwa babiri bari bafite amashashi ibihumbi 160. Uyu muvugizi kandi wa polisi SP Twizeyimana yavuze ko bakimara gufatwa bavuze ko ayo masashe bayatumwe n'uriya mugore kandi ko basanzwe bayamuzanira. Bahise bakiwe bahasatse niko kumusanga na litiro 15 za kanyanga, ari nabwo yashatse guha abapolisi ruswa y'ibihumbi birenga 100 ngo bamureke banarekure abo basore. Gusa ubwo uyu mugore yamaze gufatwa yiyemereye ko ayo masashe araye bari basanzwe bayamuzanira akajya kuyagurisha mu karere ka Kirehe. SP Twizeyimana kandi yasabye abakishura mu bucuruzi bwa magendu n'ibicuruzwa bitemewe gucururizwa mu gihugu cy'u Rwanda kubicikaho, kuko amayeri n'inzira zose bakoresha mu kubyinjiza byamaze gutahurwa.
Uyu SP Twizerimana yongeye kwibutsa uwo ari we wese mu gihe afatiwe mu makosa runaka ko adakwiriye guhirahira aha ruswa abapolisi kuko aba yiyongeraho ibyaha n'ubukana bw'ibihano. Aba bose uko bafatwe barimo n'uriya mugore ndetse n'abo basore babiri bakaba bahise bashyikirizwa RIB sitasiyo ya Rwempasha kugira ngo bakorerwe dosiye ku byaha bakurikiranweho. Ubuyobozi kandi buhora bugira inama abaturage kwirinda kwishora mu bikorwa bitemewe ahubwo bagakora ibyemewe kuko iyo ukoze ibitemewe ubihanirwa n'amategeko y'u Rwanda. Ni n'aha kandi natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasigiye utugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru yacu y'ubutaha kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza kandi yizewe. Si ibyo gusa kandi ugomba no gufata iyi nkuru ukayisangiza abandi kugira ngo bajye bamenya aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Reka dukomeze tubifurize kugira umunsi mwiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.